Yes, kapiteni rero w'ikipe y'igihugu Amavubi Bizimana Djihad aganira n'itangazamakuru ashimira umukuru w'igihugu, ashimira perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nyuma yuko rero yaje kuba yitabira umukino wabahuje na ekipe y'igihugu ya Nigeria. Ekipe y'u Rwanda iza kurangiza nyine abanganyije ubusa ku busa. Abasore b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda wavuga ko bitwaye neza, inota rimwe ntabwo ari ibintu bibi rwose kuba barekuye ku ikipe y'igihugu nka Nigeria, ekipe ikomeye, ekipe ifite abakinnyi bakomeye bose benshi bakina ku mugabane w'i Burayi. Nikibaza ko rwose rero ni ikintu gikomeye ikipe y'igihugu Amavubi yagiye akora. Ubwo Bizimana Djihad aravuga ati mbere na mbere ndamushimira nyakubahwa perezida Paul Kagame ati kuba yaje kudushyigikira, ati nabyo hari izindi mbaraga byaduhaye kuko twabimenye imbere yaho gato, ati ko tuza gukina aza kuba rwose ahari, ati nazo rero ni izindi mbaraga. Aravuga ati ntekereza ko atatashye babaye, ati ntekereza ko hari ibintu byiza yagiye abona, ati ubwo ikipe yagiye ikina kandi bishobora no kumuha imbaraga zo kuzaba rero agaruka ku zindi match. Avuga ati agomba kugaruka noneho ati ku mukino uzakurikira agatahana intsinzi. Ubwo rero Ntwari Fiacre rero yaje cyangwa se yaje kuba avuga ko ubwo bahuraga n'ikipe nyine y'igihugu ya Nigeria, ati ntabwo rwose ari umukino wanteye igihunga, ati kuba bari bafite abakinnyi rero bakomeye ntabwo bivuze yuko rwose bari kuba cyangwa se byari kuza kuntera igihunga cy'uko rwose yonza gukina nabi. Ati nari mbizi ko bafite atari ko nta gihunga byanteye, ati ngiye kinaye niteguye, ati nuko nari gukina umukino neza. Uraza kubivuga mu magambo aravuga ati navuga ko ni umukino nari nateguye neza, ati ni umukino numvaga ko ngomba kwitwara neza, ni umukino wanjye wa mbere nakiniye muri stade Amahoro, ati numvaga ko ngomba gutanga ibishoboka byose nkitwara neza, ati ndashimira n'Imana rwose rero yaje kuba ibi ifashamo. Ko rero umuvandimwe Ntwari Fiacre rwose witwaye neza akaza kuba nyine n'ubundi ayifasha cyangwa se afasha ikipe y'igihugu Amavubi byinshi bitandukanye. Buri kipe rwose y'igihugu Amavubi yitwara neza cyane, babona inota rigera kuri rimwe bose, inota navuga ko atari inota ribi, dore ko rwose abasore bose ba ikipe y'igihugu Amavubi bari bafite gahunda y'uko niba badatsinda bagomba kuba rero banganya, dore ko babonye inota rimwe akarikura ku ikipe y'igihugu ya Nigeria, kugira ngo biratanga amahirwe y'uko rwose umukino bazakina n'ikipe y'igihugu ya Benin ari umukino rero bashobora kuzaba bitwaramo neza, bakareba niba rero twazabona tike y'igikombe cya Afurika nyuma y'imyaka igera kuri 20 tutabona rwose, tutabona cyangwa se tutajya mu gikombe cya Afurika. Birumvikana ngo no kuyanga amaso tukareba rero umukino ikurikira niba abasore b'Amavubi bazakomeza kugenda bitwara neza, nimba bazashyiramo imbaraga zikomeye cyane ngo barebe ko rero ekipe y'igihugu yacu Amavubi yazerekeza ari mu gikombe cya Afurika. Ni igikombe kizabera mu gihugu cya Maroc, akaba rero ari igikombe kabisa kizitabirwa n'amakipe menshi atandukanye hano ku mugabane wa Afurika, amakipe y'igihugu birumvikana. Reka bashimire, nizere ko mumeze neza cyane, komeza ukore subscribe, ukore share ndetse na comment, ubundi tugende twibonera amakuru menshi atandukanye kandi amakuru agezweho yako kanya.